Polisi y'u Rwanda ni imwe muri polisi zitanga umusanzu mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye Loni kuva muri 2015 hirya no hino ku isi. Muri ubu butumwa abapolisi b'u Rwanda bakora ibikorwa bitandukanye birimo kurinda abayobozi n'abaturage ndetse n'ibyabo. Kuri ibyo bifatwa nk'inshingano y'ibanze, hiyongeraho no gukora ibikorwa bigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bo mu gihugu runaka baba bagiye gutangamo umusanzu. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutumwa bw'amahoro muri polisi y'u Rwanda, Assistant Commissioner of Police Yahaya Kamunuga, arasobanura ibikorwa bya polisi y'u Rwanda mu butumwa bwa Loni bugamije kubungabunga amahoro n'umutekano hirya no hino ku isi ndetse n'umusaruro wabyo. Guhera mu 2005 kugeza uyu munsi twagiye twitabira ibikorwa byo kugarura amahoro ku isi mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri Afurika niho twiganje, ariko no ku mugabane wa Amerika mu gihugu cyitwa Haiti naho twageze guhera 2011. Ariko byatujyanaga si ikindi ni icyo gikorwa cyo kugarura amahoro mu buryo butandukanye, mu kwigisha ba nyiri igihugu cyabereyemo ibibazo bitandukanye bihungabanya umutekano, ariko noneho no mu buryo bugaragarira abantu mu kugarura amahoro nk'uko dusanzwe turinda amahoro y'abanyarwanda. Muzi ko intego ya polisi y'u Rwanda ari kurinda abanyarwanda n'abatuye u Rwanda n'ibintu byabo kugira ngo bisanzure mu bikorwa bakora. N'ahandi rero dukora ako kazi ko kurinda, ariko tukanigisha polisi yo mu gihugu twagiye kurindamo amahoro kugira ngo amahoro agaruke muri icyo gihugu, kandi noneho azagera ubwo asigara arindwa na ba nyir'igihugu. Harimo Sudani ya ruguru, Sudani y'amajyepfo na Central Africa, akiyongeraho n'icya kane cyo muri Amerika aricyo cya Haiti. Kugeza ubu dufite abapolisi mu buryo butatu. Dufite abo twita Protection Force FPU zirinda ibikorwa by'umuryango w'abibumbye, ariko binafasha kugarura amahoro no kwigisha polisi z'icyo gihugu kugira ngo zizasigare zifite ubushobozi bwo kwirindira igihugu. Tukagira abo twakwita nk'abareberera ibikorwa by'ayo mahoro uko bigenda bikorwa, cyangwa se batanga inama, abo twita individual police officers. Tukagira noneho abo twita professional officers bajya mu myanya itandukanye ifata ibyemezo mu buyobozi bwa misiyo zitandukanye. Iyo urinda umutekano, urinda umutekano w'umuntu, urinda umutekano w'abantu. Icyahungabanya umutekano cyose ku muntu, ku muturage ushinzwe kurinda rero urakireba kandi ukagikoraho. Ni muri urwo rwego mu byo uvuze bishobora guhungabanya umutekano w'umuturage, atari imbunda gusa cyangwa se ubujura, ahubwo n'inzara, n'imvura imunyagira, no kutagira aho yivuriza. Ibyo tubigiramo uruhare cyane mu bikorwa bitandukanye, nko kubakira abasenyewe. Ndavuga urugero rwa Haiti, basenyewe n'imitingito kuva muri 2010, twagiye tubigiramo uruhare rutandukanye. Hari abantu imfubyi, abandi bantu batishoboye b'abakene, usanga badafite ubushobozi bwo kwivuza, ibitaro bidafite imiti ihagije, twagiye tugira uruhare mu kubafashisha imiti. Amashuri yasenyutse, kubafasha kuyasana, gufasha gushaka intebe z'amashuri. Ibyo ni ibibazo umuntu usanzwe adashobora kubona ko byateza umutekano muke cyangwa se bitareba umutekano, ariko bireba umutekano, kuko wa muntu unyagirwa arahungabana, wa muntu wicwa n'inzara arahungabana, wa muntu wicwa n'izuba arahungabana, wa muntu udafite uko yivuza ashobora gupfa. Ibyo byose rero bireba umutekano, ntabwo tubitandukanya
n'ibiba byatujyanye. Icyo tugarura umutekano, ibyo byose biba bireba ko ibyo byose bidahari nta mahoro yaboneka mu gihugu icyo ari cyo cyose. Assistant Commissioner of Police Emmanuel Hatari wari uyoboye itsinda ry'abapolisi b'Abanyarwanda 140 bari bakubutse mu butumwa bwa Loni bugamije kubungabunga amahoro n'umutekano muri Central Africa ku wa 17 Mutarama uyu mwaka, yavuze ko kunoza inshingano mu buryo budasubirwaho ari byo bituma bahora bitabazwa na Loni. Mu kazi twakoze kagenze neza cyane ku buryo dufatanyije n'abandi abo twakoranye twagashoje neza cyane bijyanye n'uko n'amabwiriza twari dufite n'ubufasha twari twahawe buhagije, rero tukaba tugashoje amahoro. Uretse ibikorwa byo kurinda abayobozi, hari n'ibindi bikorwa twakoze birimo ubutabazi, birimo ubuvuzi. Twavuye abaturage batandukanye mu bintu bijyanye na malaria, twahaye abana bagera muri 900 ibinini by'inzoka, ndetse no kubigisha ibintu bijyanye n'isuku n'isukura by'umuganda. Ndifuza yuko abadusimbuye turabifuriza ko bakomeza aho twari tugeze, bagatera ikirenge mu cyacu, bakabana n'abaturage. Hari ibintu byinshi twasize tubabwiye bazakora, byaba ari ubwo buvuzi, byaba ari ugucungira abaturage umutekano, ndetse n'abayobozi kubarinda neza nk'uko twari tubarinze ntazagire uhungabana. Njye navuga yuko ibanga twakoresheje nta rindi ni risanzwe nk'abapolisi b'u Rwanda bijyanye na discipline. Tuba dufite discipline yo mu rwego rwo hejuru. Ikindi dukunda akazi, ubona ko bisa nkaho hari itandukanirizo n'abandi mu bo twakoranaga. Rero ubudasa bwacu bwo gukunda akazi niryo banga rikomeye ryadufashe kugira ngo dusoze inshingano zacu. Uyu mupolisikazi nawe akubutse ibangi mu butumwa bw'amahoro arahamya ko batanze umusaruro uhagije ku buryo bizorohereza abagiye kubakorera mu ngata. Nkatwe rero tuba twarabafashije kugira ngo biyubake, bagaruke mu buzima busanzwe, bumve yuko bagomba kwigarurira icyizere. Twaragerageje ibyo dushoboye, ariko noneho ntago biragera neza nkaho umuntu yakwifuza. Ubona yuko hagikenewe imbaraga nyinshi kugira ngo bagere ku ntambwe ishimishije abantu bose baba bifuza yuko bagomba kuba bageraho. Ubona yuko bitewe n'uko hari inzu, ibintu bitameze neza, haba n'indwara nyinshi. Nkatwe rero nka polisi y'u Rwanda harimo n'ibikorwa byo kongera ubuvuzi. Nkatwe twagize igikorwa kijyanye n'ubuvuzi, tuvura abana n'abadamu n'abandi bari barwaye indwara za malaria, turabapima, tubaha n'imiti. Ndabibabwira nk'ugeze kubajyana, polisi kazi akora akazi kimwe nako umupolisi w'umugabo akora, ntacyo amurusha, haba mu bwenge. Biranatangaza ayo mahanga iyo babonye abo polisi kazi, muzanabisanga ko bo kubera n'ubwitonzi bahorana n'akazi bagakora neza nta burangare bafite. Iri tsinda ry'abapolisi ryari rimaze umwaka rikorera ubutumwa bw'amahoro ibangi, ryasimbuwe n'irindi rigizwe n'abapolisi 140 b'Abanyarwanda bagiye gukomereza aho bari bageze. Chief Superintendent of Police Emmanuel Kabanda wari uyoboye iri tsinda ryerekeje ibangi yasobanuye inshingano bahawe nuko bazarushaho kuzinoza. Uko bisanzwe bimenyerewe, FPU ijya kujya mu butumwa habaho igihe cyo kwitegura. Natwe rero kuva mu kwezi kwa 8 kugeza uyu munsi twarateguwe, duhabwa amasomo agendanye n'inshingano dufite tugiye kuzuza mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa. Imyiteguro ya mbere rero ishingira ku mahugurwa twahawe. Inshingano dutumwe ni zisanzwe zigendanye n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri kiriya gihugu cya Central Africa, ariko by'umwihariko inshingano za FPU ni nazo natwe tugiye kubahiriza. FPU byishinzwe mu gihugu ijya kubungabungamo umutekano
icya mbere, inshingano ya mbere ni umutekano w'abaturage, icyo bita mu cyongereza protection of civilian, nicyo kiza imbere. Icya kabiri ni umutekano w'abakozi b'umuryango w'abibumbye, nabo tuba tuwushinzwe. Icya gatatu ni umutekano w'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye, iyo abakozi b'umuryango w'abibumbye bubahiriza amahoro, umutekano w'ibikoresho ndetse n'inyubako nabyo tuba tubishinzwe. Ariko ibyo mvuze ni inshingano za FPU muri rusange, ariko twe turi umutwe wihariye wita PSU, umutwe ufite inshingano zo kurinda abanyacyubahiro, ibyo bita VIP protection. Muri iyo nshingano rero y'inyongera twe tuzaba dufite, icyo tuzaba dushinzwe ni ukurinda abayobozi batowe b'igihugu cya Centrafrica, kubacungira umutekano ndetse no kurinda abanyacyubahiro b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica. Icyizere tugikura ku mahugurwa twahawe amahugurwa ahagije. Nari maze kubabwira mu kanya ko tumaze amezi arenga 4 duhugurirwa iyo mirimo. Ikindi cyizere cya kabiri ni indangagaciro ziranga umunyarwanda natwe twifitemo, tugomba gukomeza no kurinda. Umunyarwanda iyo ari mu mahanga yatumwe n'igihugu, hari indangagaciro zigomba kumuranga, indangagaciro z'umunyarwanda. Ikindi cyizere dufite ni uko atari natwe ba mbere muri ako kazi, tuzigira ku byo bagenzi bacu bamaze igihe bakora kandi bujuje inshingano neza, ku buryo twumva dufite byinshi twigiraho biduha icyizere cyo kurangiza inshingano dutumwe neza. Umwe muri aba bapolisi bari bagiye kumara umwaka mu butumwa bwa Loni Ibangi muri Centrafrica yahamije ko batazatenguha u Rwanda n'abarutuye. Dutumwe mu by'ukuri kwerekana isura y'igihugu cy'u Rwanda, tugiye mu by'ukuri twiteguye kuko twabonye amahugurwa ahagije adutegurira uwo murimo, ariko kandi no mu busanzwe indangagaciro z'abapolisi b'u Rwanda n'amahanga arazitangarira, kandi izo ngizo turazifite. Hari ubunyamwuga, ubunyangamugayo, ariko ntabwo dushobora kwibagirwa ko mbere na mbere natwe icyo tugomba gukora tuba tugamije guhesha igihugu ishema, ko tubungabunga amahoro ku isi kuko natwe ubwacu tuyafite. Ni ngombwa rero yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kwamamara mu ruhando rw'amahanga, kuko twese nicyo duharanira nk'abanyarwanda. Ikizadufasha mu by'ukuri gikomeye ni amahugurwa twahawe, kuko mu masomo twabonye nk'amasomo adutoza kwihangana, ko igihugu tuba tugiyemo kurindamo amahoro. Birumvikana iyo amahoro adahari hari byinshi dushobora guhura nabyo bidusaba kwihangana. Hari gukomeza umubiri, ko birumvikana tugomba gukora akazi kuko dufite umubiri muzima cyangwa amagara mazima, kandi n'abaganga baradusuzumye mu by'ukuri bihagije. Dufite rero n'andi masomo ajyanye no kumenya muri rusange umuryango w'abibumbye n'iki, ukora gute, kurinda amahoro bivuze iki, ese twebwe nk'abanyarwanda noneho by'umwihariko bivuze iki. Ibyo byose rero mbona bihagije kugira ngo mu by'ukuri tuzarangize neza umurimo dutumwemo. Abanyarwanda badutumye kandi duhagarariye, turabizeza yuko tutazabakoza isoni, kuko nabo tugiye gusimbura kugeza ubu ngubu baramamaye rwose yuko abanyarwanda aho bagiye kugarura amahoro, nyine amahoro aragaruka. Niyo mpamvu ayo mahanga dutumira buri gihe akumva ko aho tugeze dukora neza, tugakora kinyamwuga, tugakora akazi katujyanye, tutibagiwe ko abo dukorera nabo babyishimira kandi bigahesha ishema wa muryango w'abibumbye. Niyo mpamvu uwo muryango w'abibumbye nawo dutumira, kuko ntabwo tuwutetereza. Polisi y'u Rwanda imaze imyaka isaga 13 yitabira ubutumwa bw'amahoro ihamagarirwa n'umuryango w'abibumbye Loni hirya no hino ku isi. Umusaruro w'abitabira ubu butumwa ugaragarira mu ishimwe ry'imidari bambikwa n'umuryango w'abibumbye Loni, ubashimira ubudashyikirwa babagaragaje mu kunoza inshingano zabo. Polisi y'u Rwanda ibashimiye ubufatanye bwanyu mu kwicungira umutekano. Mugire ibihe byiza.